kuza bikiramo uduhana amacunga. Ntago nari mbizi boss. Ubundi uri Ngende umubosi wino mu cyaro. Urabona ako turabe i Kigali shaka. Murabe i Kigali reba izi. Uracyatoragura inda mu nda nakubera. Reba hano. Uri umubosi. Aya menyo urayabora. Kwiborosa birakunaniye ngo ujyane mu ruganda rw'uburoso. Ako boss uvuga ko umaze imyaka 5 utiborosa kandi ibyo by'umwana waziburiye. Niko giteye. None se boss, nawe ndabona umusatsi ukwishe. Wese ubwo nase. Ako reba Iki tuzi. reba. Akaba boss w'ikigiye mwiyogosha ibiwarati. None se boss, maze imyaka ingaho utiyogoshesha? Imyaka ingezi ni furusheri z'abasore. None se n'umupampe wawe wasigaye kwigana ukuntu wiyogoshesha? Namubonye se. Ni umupampe, inkweto nizaze nipfukiye amavunja imyate nzigwariza. None se boss, reka nkubaze. Fungura nzovu. None se reka nkubaze. None se boss, uyu mupampe wawe ubu ngubu wamugerageza akamutera jido ntago yagwa? Ariko ubundi reka manze nkubaze kimwe. Reba hano. Ubundi suri bosi. Suri umubosi. Nava hano. Mbwira. Uri umubosi. Uyu ni umupampe. Wakaba umupampe ni. Ni njyewe, ariko urabona yuko uyu mupampe namufashe nkaho ari umwana wanjye kuko ibiryo ndamuha, icyo ashaka cyose ndakimuha. Bigenze urati. Ako boss maze ibyumweru 5 naza nibyo njya kurya uyitubinya. Ngo yaba byibike akaboko kakameze uke. Ubundi ibiryo kirabyirira niyo mpamvu kiyogoresheje n'ibiwarati. Ubundi ingofero wayikuye. Iyi ngofero niko peti cyayikuye. Yaherutse kuba haraye ko Sunyumvira ngo ni umukire aga mukire. Niyo waratega mukire bahebye. None se reka manze ariko ubundi ngumaze boss. Boss iyo ngofero ni nayo yandi yakwiye. Kumbi ni yandi yari spota. Yego rwose. Yesu we naragashatse narakabuze. Ukuntu nagendaga nkagura n'amasire kwini zikanyemera gusubuza iracyanyemera kubera uruntu nkaho ruteye nk'urubadashi. Iri vienda rirobora kandi wagiyewe ikintu kigira imbaraga cyane ukubyimba gusa. Ndaguhamagariza amabonso gabonso wakukubita katapuri ntago wagwa kandi ukomuze gusa kigoye kibaye. Nibyo mvuga n'uguhanga gusa kuko shawe ngo bimeze mbabale amaze ibyumweru 5 naje. Ibyumweru 5 naje Kuri nambaraga mfite mu bya bindi nagiye ingurube se wazajuza ukava kuri no runtu wajyana ngo rubagwana uko nawe ushinye kajya ngo ajyana imakasi y'abatayeri kuko ni wewe bitabyawe sho ni sawa ndi sawa guteze warananutse wajyana igishenge cyo mu gishanga. Ako boss uvuga yakorinda Nzari birimo hano sho. Uyu mwana urareba ukuntu abyibushye. Abyibushye ajyana ni imitumba ya fi. Ubu wangabyibuha nkawe. Ujye utuza rero. Ariko boss umwana tuba tumujyana agategura zangurura kuko shaka urabona aka kazi wagashoboye. boss nimba zifite amabono zahita zinanuka kuko inzara afite nabi mazi. Nawe wabyiriye. Haguruka tuganire. Wowe ujye uvuga ntabwo ibizi. Niyo nakugaburira ukava mu guti twajyanye nkayo ishyamba. Urareba uyu mwana wa yarabyibushye kandi namuzanye ananutse. Uzi ukuntu yarananutse? Wagira ngo suzi kakago bita rundende kahari haruguru. Kuko yarananutse reba hano ngaha. Kubera kwirata ku ngurube yarajita umudomo. Urareba nawe aya matwi yose ari hano na hano yaza ameze ngo pa. Nese ubu ngo cyakijonjamye ndagiteretera kikanga ngo ninzashaka umukobwa. Nese umukobwa azaza kwishakira. Kandi uyu muhungu ubu wasanga afite amasireye kwini menshi ashoboka ariko. None Nifasha suyo teretse. Njya kuri wawe natangira amabuno nkayo nguru bitanya kuko nabandi kujya neza. None ubwo ibyo byo nazagenda guwazajya ubiki. None se dose waba utanga buganga babika kubi. Ingurube zanjye ntabwo zigeze kibitakataka. Zikabura umuciro wandi wabisira murawuzi. Umupampa wanjye nawe kugira ngo abyibuhe banamuhaye ikirunga santa agakubita mu muceri umuhamba akagenda akarya ibyiza ingurube akazibisigariza. Niyo mpamvu usanga urugurube rumwe rubyibushye ubundi runana
kubera ko iyo rwariye nyine rumwe raza rukamutanyura ahantu hamwe niyo mpamvu rubyibushye iyi nkweto hajya bayita ngo do iyi ngiyi nayiguze ejo bundi kuramo hano ubu izi nkweto ubu uzicomekanyije gutya ureba umuntu ungana gutya uvuga ati ngiyi ni imodoka agafata gutya kikagira ngo kigiye mu bugesakuza rero ubwo wa mwana nimba uzi ko ushaka kwiyonora tugenda mu rugo ndakugabura uzatonga na mfata amakweto yayo akosha nawe ukagikora ibyo bintu n'iby'abana nk'aba nga uri rwose umuntu w'umugabo ko tugenda nta ngo nabagendeshe